mbere yuko wigisha abantu ngo batasambana bigishe kwambara. Mbese niba wirirwa wanitse umugongo uri inkumi, abasore bakunda umugongo bananirwa kurebayo. Mbese niba wirirwa wanitse ibibero, abasore bakunda ibibero bananirwa kuhareba. Mbere yuko wigisha abantu ngo batasambana bigishe kwambara. None se niba wirirwa wanitse ibere, abasore bakunda ibere bananirwa kurireba. Ariko abo mu gihe cya Nowa no mu gihe cya Loti bari barahaza amabere. Loti w'umunyabuntu yaravuze ngo abagabo nubwo ntabazi, aho kugira ngo babagirire nabi, ahubwo nibagirire nabi abakobwa banje narabibyariye. Nuko abagabo baravuga ati nubwo watwingingira izo nkumi umutima warazihaze. Ndabaza, mbese ubu abahungu bahaze abakobwa cyangwa? Urabimenya ku mutima wawe. Ubu dufite abahungu babana n'abakobwa kurenza abagabo bafite abagore. Nkunze kubwira ababyeyi babyaye, no ku isabato ijambo nararivuze, nkiri mutoya nakundaga gutera amahane cyane, ntabwo wamvugiragamo ndi kubona uri gukora ibitari byo. Niba umaze kumpindanyiriza umwana wankubita. Nkunze kubwira n'abasore bafite imbaraga bansu bavuga ngo hezo ry'abatumvira Imana n'abanyabyaha bazaba he? Je murakunda kwireba. Nkunze kubona abantu b'inkumi bakunze kwireba ibere ko rihagaze, kababwira ngo ariko igihe kizagera ritembagare. Uwatanze ubwenge, uwatanze amaguru, uwatanze ibitekerezo, uwatanze amaboko, araguhamagara akagutabutsa ngo uyu mubiri utuyemo uzabora, ariko umunsi umwe uzambikwa kutabora. Yesu ashimwe. Umunsi umwe uzambikwa kutabora. Uje ukunda kwireba cyane, witegereze, wibwire kuri w'igihe gitoya. Niba uri w'igihe gitoya biragusaba ngo ukore neza iby'igihe gito, kuko ibizaramba Yesu azabitunganya. Niyo mpamvu ndasoma isomo hano muri Bibiliya, nifuje ko twarisangira, kandi pasoro yarisomye, ndongera ndisubiremo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 17. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakirwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Umuntu ashobora kuba ari hano kuva mu gitondo ariko atubaha Imana. Kandi iyo twubaha Imana burya bigaragarira no mu rusengero na gahunda z'itorero. Hari abantu benshi bihambira muri iri torero ariko batemera gahunda zaryo. Imana ikabahamagarira kumvira gahunda z'itorero. Iyo baryumviye, nasomye amagambo, nayasomye no muri aya materaniro, amagambo ari mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi page 378. Harimo amagambo avuga ngo itorero rishobora kugaragaramo abanyantege nke benshi, ariko ryo ryonyine Kristo ahozaho ijisho ngo arikosore, aritunganye. Haleluya. Aritunganye, aryeze. Bibiliya ikavuga ngo aryishyire ridafite inenge cyangwa umunkanyari. Kubera ikisi ararikunda nubwo ririmo abanyantege nke, ririmo abibone, ririmo abirasi. Yesu akaguhamagarira kurikunda no kumukurikira. Biba bikomeye ko abantu bihanye cyangwa se abantu b'abakiranutsi bakizwa. Iherezo ry'abatumvira Imana rizamera riti? Iherezo ry'abatumvira Imana n'abanyabyaha bazaba he? Byaba bikomeye, byaba biteye akaga kuba utari mu bantu bari gucuruza hano mu mujyi wa Musanze, bikagaragara ko utagiye guhinga mu misozi, nta ngendo wakoze, ugahora wumva iby'Imana n'izi ndirimbo. Ariko uje uratekereza, niyo mpamvu ituma utamasha ngo uje mu Mana. Ibintu urwana nabyo ababyeyi bawe batazi, ibintu urwana nabyo umugabo wawe atazi, ibyo urwana nabyo umugore wawe atazi, ukaba urwana nabyo n'abaturanyi batabizi, ni ibiki bizatuma utaba mu giterane cy'abera? Hagiye kuzaba urubanza. Hari ikibazo cyabonetse mu gihe cya kera, mu isi ya kera. Isi ya kera dusomye mu Tangiriro mu gice cyaho cya 18, hari amagambo nifuza gusoma, ariko ndashaka ngo twigane amagambo avuga ngo imbere ya buri wese hari urubanza. Imbere ya buri wese hari urubanza.
aha ndasoma amagambo avuga ngo Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu, ariko abo bamarayika babivuze barakomeje bagirana ikiganiro na Aburahamu. Imana noneho ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Sodomu. Ku murongo wa 16 niho ndasoma, abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisho ngiye gukora, kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira z'Uwiteka, bakagura ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega Sodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Abo bagabo rero barahindukira bavaho baragenda berekeza i Sodomu. Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Aburahamu aramwegera aramubaza ati, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50, wabarimbura se ukanga kubareka kubw'abakiranutsi 50 bahari? Ntibikaguturikaho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirakazira. Umucamanza wari mu isi yose ntibakora ibyo kutabera. Uwiteka aramusubiza ati, nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzahababarira hose ku bwabo. Uko bizamera ubwo Yesu azabagarutse, murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawe iyo ritoshe. Ndi gusoma ku murongo wa 32. Ibibabi byayo bikamera, mumenye yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko n'ubu bwoko butazashiraho kugeza ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nguge ntibabimenya, kugeza aho umwuzure wazuye ukabatsemba bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe, azajanwa ariko undi asigare. Abagore babiri bazaba bafite ku rusyo rumwe, umwe ajanwa undi asigare. Nuko mube maso ko mutazi umunsi umwami wacu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo Umwana w'umuntu azaziramo. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka, murebere ku mutini niwe cyitegererezo. Ishami iyo ritoshe ibibabi bikamera, abantu bamenya ko igihe cy'impeshyi kiri hafi, kibaye biri hafi guhunguka. Ndasubira i Sodomu rero. Sodomu ab'icyo gihe bari barahaze abagore n'abakobwa, kandi muzabona n'iki gihe ushobora kubona abakobwa bakora ibishoboka byose ngo bambare ubusa babarebe, ariko abahungu babahaze bakikomereza. Buryo bakiguharayo uratambuka bakarebayo, ariko iyo baguhaze dufite abariho benshi muri no minsi biga kwambara ubusa. Burya mu nama zitangwa ziravuga ngo mbere yuko wigisha abantu ngo batasambana, bigishe kwambara. Mbese niba wirirwa wanitse umugongo uri inkumi, abasore bakunda umugongo bananirwa kurebayo? Mbese niba wirirwa wanitse ibibero, abasore bakunda ibibero bananirwa kuhareba? Mbere yuko wigisha abantu ngo batasambana, bigishe kwambara. None se niba wirirwa wanitse ibere, abasore bakunda ibere bananirwa kurireba? Ariko abo mu gihe cya Nowa no mu gihe cya Loti bari barahaze amabere, bikumburiye abagabo gusa. Niyo mpamvu Loti mu ntege nke yagize avuga ati, bafite abakobwa batari baryamana
kubana n'abagabo mungiriye neza. Loti yakundaga abashitsi, ariko nkabaza abizera bari hano, mbese hari umuntu waryo wawe kabiri ataguhingiye ubwa gatatu akabikoramo? N'ukuntu bibonaga wavunitse. Bonaga abantu benshi ku ngo zatetse inyama, niba baba basanzwe bavugira muri soprano, bose bakavugira muri bass. Niba hari umushitsi uje, muje gukora iki? Twari tuje kubasura no kubaganira. Umujinya urazamuka, kandi hari igihe ugira umujinya ngo barazirya batanazirya. Sinzi niba turi hamwe. Ariko Loti umunyabuntu yaravuze ngo abagabo nubwo ntabazi, aho kugira ngo babagirire nabi, ahubwo nibagirire nabi abakobwa banje narabibyariye. Nuko abagabo baravuga ati nubwo watwingingiriza izo nkumi, umutima warazihaze. Ndabaza, mbese ubu abahungu bahaze abakobwa cyangwa? Urabimenya ku mutima wawe. Ubu dufite abahungu babana n'abakobwa kurenza abagabo bafite abagore. Kuwa mbere akamusohokana Igisenyi, kuwa kabiri akaba ari nawe i Kigali, undi kuwa gatatu bakazaje Ibyumba, n'undi wafashe kuwa kane agahindura uwa kane, n'ubundi bakazajyana i Kigali, kuwa gatanu bakaba bari i Kayonza, wa gatandatu icyumweru kigashira sohokana buri mukobwa kugenda arahinduranya nk'uguhinduranya imyambaro. Kandi kuko abakobwa bamaze kwishiramo ko babaye benshi, imitima ikaba yarahahamutse, aragenda akamwereka ko amukunda atanamukunda, akamwereka ko yamwimariyemo, naho umuhungu ari kumubara ati nindamuka amaze kumubona sinzongera no kumusuhuza. Tugwije abahungu benshi babatesha mutwe, akagaragara kuza ubwenge yariza azi n'Icyongereza, ariko imbabazi muri we yagirira mushiki we ntazo. Yamara kumurindagiza amuteye inda, agatangira nawe kumusebya, avuga ati umva uriya mwamubonye igihe yatahiraga, kandi nawe watumaga ataha nijoro, imbere yawe hari urubanza. Mu gutesha umutwe nkunze kubwira ababyeyi babyaye, no ku isabatiri ijambo nararivuze, nkiri mutoya nakundaga gutera amahane cyane, ntabwo wamvugiragamo ndi kubona uri gukora ibitari byo. Niba umaze kumpindanyiriza umwana wankubita, nkunze kubwira n'abasore bafite imbaraga bansu bavuga ngo wankubita ariko nanjye nakuruma, kuko ucyumvisha imbaraga nagutera ibuye. Kubera iki se? Warahemutse, umutima w'imbabazi ntawo, umaze guhindanya abana 9, none ukungikanye n'uw'i Karongi ngo niwe ugiye kubakana nawe, ngo uri amasore uziritse abana 9 wagiye urabyara, bakuvuzeho ugaragaza kuri umuntu w'intama kandi uri igisambo. Nakuruma njewe. Nakuruma singu uyu pastor se hari ubwo ndahita ndumana, nakwihana nyuma namuciye urutoki, yambatiza namuciye urutoki. Dufite abana benshi b'abanyamwaga barindagiza abakobwa, ukamurindagiza kuva hasi kuko azi ko naramuka kuretse gatoya urahita wifatira abandi. Ubu dufite abana, abasore babitsemo ubwoba, agahora afite ubwoba, ndamutse muretse buriya ntaryamanye nawe yafata undi, uri umugore we kandi uri iwabo, nturi umukobwa nturi n'umugore, kereka ahubwo mugahinda gusa. None yaba yaranteye inda, Sodomu ni Gomora, ibi byaha bimaze kugera mu ijuru, marayika yaramanutse aje kureba ibintu bari kurega bimeze bite, kandi byari byo. Marayika wamanutse mu gihe cy'i Sodomu agiye kumanuka, yongeye yitegereza ibyawe. Imyaka umaze urindwa, imyaka umaze uri mu mahoro, imyaka umaze uri n'ababyeyi, ariko ugashaka gutesha umutwe abandi babyeyi, Imana izakubaza. Ndaja magambo bashaka kugira ngo nsoze, ariko bikanga nkumva bitari kwemera, kandi ijambo ry'Imana rirakiza. Hari amagambo nsoma ahumuriza ari hano muri iki gitabo cyarengera ubuzima ku paje 37, nshaka gusomamo aya magambo avuga ngo Yesu azi ingorane za buri muntu, icyo akora yita ku ngorane, yita cyane ku muntu utagira kivurira, ugundagurana n'imitego y'umwanzi. Impapuro zo kubohoza ubwoko bwe yazishimishije amaraso ye. Yesu yaratubohoye. Muri uku kutubohora ntiyifuza yuko abaguzwe igiciro nk'icyo batsindwa ngo barimbuke. Uyu munsi ahagaze ku ruhimbi rw'imbabazi atura Imana amasengesho y'abifuza ubufasha bwe. Ntabwo asubiza inyuma umuntu
umuntu umusanze yicishije bugufi atanga imbabazi zisesuye. Umuntu wese ubishaka ashobora kwisunga imbaraga z'Imana, kandi Yesu yakira abamuhungira atitaye ku byo babarega. Amen se. Yesu ni mwiza rero, azi ingorane zawe, azi ubuhemu baguhemukiye, azi ingorane uhura nazo, urugamba urwana. Ku murongo waho wa 15 w'igice cya 19, kanirukanke ndaseho nuko ndekera aho ngaho mbareke tuje kuruhukaho gato tugaruke mu gitaramo. Ku murongo wa 15 hari amagambo ahari avuga ngo, nuko bukeye mu gitondo b'abamarayika baterano tumwete bati haguruka ujane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano kugira ngo utarimburanwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nuko umugore we nuko abakobwa be bombi Uwiteka mubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri baravuga ati, hunga udapfa nturebe inyuma, kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hongera ku musozi utarimbuka. Ikibaya cyo mu gihe cy'Isodomu, ubu nawe imbere yawe hari ikibaya cyuzuyemo ibyakuzimiza. Harimo ikibaya kirimo amafaranga. Benshi bakundaga Imana bataragira amafaranga, babaye ababosi by'Imana. Ubu nukureba na museseme gusa, nukureba na museseme, nukureba mbese batagira amafaranga bo, nukubareba n'intege nke, bariya bo nta murongo bagira. Ariko nawe amafaranga. Mfite indirimbo y'ikirundi ivuga ngo abantu bakunze gupfa amafaranga, abantu birukanse amafaranga kugeza kuva bavutse kugeza bakuze, kandi abafite amafaranga abantu barabubaha bakagira ngo ni abanyabwenge. Ariko igisubizo gishaga intege n'iki ngiki, nubwo wayirutseho kuva waba umwana uri kuyashaka ukaba uri bosi, nta zina ryawe ryanditsweho. Igihe uzaba upfuye, amafaranga ya banka, amafaranga ya leta bazayagukura mu mufuka. Ibyo uzamenya n'ibyo wariye wamwirasiwe. Nta zina ryawe rihari. Igihe wihaye kuyahisha kure bazayavanayo. Nta n'igiceri cy'ijana bazamanukana, nta buku uzongera gutaha, nta hoteli uzongera kujyamo, nta mugore uzongera gutereta ngo umuteshe umutwe. Ibyawe bizaba birangiye, amafaranga yawe acumburwe n'abandi bayafate babe ba bosi. Muri aya masaha nongere mbabwire, Mukaroti baranditse basobanura Mukaroti mu bakurambere n'abahanuzi. Ntabwo yazize gusambana, nta nubwo yazize kwiba, ntiyasize no kurwana. Ibi mbabwiye ngo naje mu mbaraga kubera umujinya nagize. Ntabwo ibyo Mukaroti yari abifite, ahubwo yazize ikintu cyo guhinyura. Ko buri hano uri muri ritoro urihinyura, uko batuza ukabihinyura, uko babaza icya 10 warabihinyuye. Cyakora wiza kwirirwa wicaye muri izi ntebe uri umugwiza murongo. Nta bintu bikorerwa hano imbere wemera, nabo batoye ntubumva, urahura uwo guhinyura gusa. Mukaroti yahindutse inkingi y'umunyu, ngo abakabaro niko ibyanditswe bivuga, yabaye akabaro rero na bugingo n'ubu. Kubera guhinyura, bashobora kuba batari bagufata wibye avoka, ntibagufate wakoze mu mufuka, ariko ihinyu ryawe rikazakurimbuza. Muri aya masaha nongere mbibutse, ageze ku irembo ry'umutima wawe, arakwereka biriya abandi batazi. Dore nibi ngibi urabyica, dore nibi ngibi naragukijije, dore nibi narakurinze, dore nibi nabanye nawe ku mutima wawe. Imana ishaka muri aya masaha ya 6:30, Imana ishaka umutima wawe. Wabyemera se? Wasaba ijuru ngo Mana, niba urubanza rugiye gutangirira mu binzi w'Imana, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizamera rite? N'ugupfa nabi. Wakwemera Yesu ukamuha umutima? Katura bari kumva Yesu bamuha umutima. Imana ihira ikiganza cyawe, kandi Mwuka aho ntageze hagere, aguhamagarire kongera gukosora ibyakunaniye, kandi we nta kimunanira, ashobora byose. Yesu nahishurwa azasange turi maso, azasange twarakoze ibyiza, azaduha ubugingo buhoraho. Niko gusenga kwanjye namwe ndabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Harumva yamasha? Dufite abantu bamashije bazabatizwa. Eko mutavuga amen? Bashatse guha Yesu umutima wabo, bavuga turashaka gukorera Imana mu minsi tuzamara tutazi. Sinzi niba bari hano, baregera hano hafi. Iyo nagize amahirwe nkabona pasitoro bafite amahirwe yo kugira ngo basengere Imana ibafashe,
Imana ibarinde ibyuririzi, Imana ibarinde impanuka, Imana ibaha amahoro kugira ngo bazajye mu mubatizo ntacyo bashinja Imana. Kanibutse abantu nagiye turandika gutya, muze hano maze tubasabire. Amagambo avuga ngo ndababwiza ukuri, ntawe uzajya mu bwami bw'Imana atabyawe ubwa kabiri. Gute? Atabyawe n'umwuka, atabyawe n'amazi. Kaguhamagara rero, niba uri kuba ufata icyemezo Satani yabatsinzwe kandi uze dufatanye gusenga. urera ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe iteka ryose. Turagushimye mubyeyi mwiza, tugushimiye umugambi ufite ku bwoko bwawe, ibiremwa byawe wiremeye, utifuza yuko hagira n'umwe usigara muri iyi si y'Imburagasani. Umwanzi Sekibi yamanukiye afite umujinya mwinshi. Turagushimira intsinzi ya Yesu Kristo ku musaraba. Turagushimira yuko kandi agiye kugaruka bidatinze, azanwe no gucura itorero. Turagushimira ibihe byiza nk'ibi ukomeza kugenda uduha, amahirwe nk'ayo ukomeza kugenda ushyira imbere yacu, kugira ngo bibe ibihe byo kudufasha kurushaho kunoza imyiteguro. Tugushimiye n'aya mahirwe waduhaye y'ibi byumweru bibiri yo kumva ijambo ryawe. Izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Wavuze neza yuko aho ijambo ryawe rizavugirwa hose ritazagenda ubusa. Tugushimiye yuko muri iki cyumweru habonetse abana bawe bumva ijambo ryawe kandi barashaka guhamya uko kumva binyuze mu kwizera kandi binyuze mu mubatizo wa Bibiliya, umubatizo w'amazi menshi. Imbere y'iteraniro rero hari abahungu n'abakobwa bahisemo kugukurikira no kukwegurira imibereho yabo ngo igengwe n'ubushake bwawe. Bateye intambwe bagusanga, ubakire turakwinginze. N'abana bato mu by'umubiri, n'abana bato mu by'umwuka, ubareresha amata y'umwuka, ubakuze mu bya mwuka, kugira ngo bakomeze kukurangamira wowe wenyine igisubizo cy'ibibazo n'ingorane zose duhurira nazo muri iyi si, maze bakomeze kukugiraho ibyiringiro, nawe ukaramburira amaboko kubakira no kubakomeza igihe bugarijwe n'umwanzi, bagakomeza kubona ukuboko kwawe, bagakomeza kubona ubuntu bagiriwe, ku iherezo tuzaharaga n'ubugingo buhoraho. Bumvishe ijambo ryawe rero yuko uri bugufi kugaruka, kandi basobanukiwe neza nuko icyatuma babaho mu mahoro ataratangwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo amahoro Yesu atanga aribyo byonyine byatuma umuntu abaho aguwe neza kandi ashikamye. Turagusabye kugira ngo ayo mahoro nk'uko wabisezeranye uyabasangize, turakwinginze, maze bakomeze kubona kugira neza kwawe, bakomeze kubona ukuboko kwawe. Ubarinde Satani utera mu buryo bwo aribwo bwose, kugira ngo bakomeze kukurangamira, bakomeze kubabera ubwugamo bw'umugaru, maze niwerekanwa bazahabwa ubugingo buhoraho. Dusabiye imiryango baturukamo kugira ngo uyihe amahoro, bahe kugubwa neza, kandi uhereye umunsi bakomeze kwerereza izina ryawe binyuze mu mico, mu mimerere, mu mitekerereze, kugira ngo aho bagenda, aho bakorera, bakomeze guhesha izina ryawe icyubahiro. Komeza uhagarikire umugaragu wawe kandi ukomeje iyi gahunda y'ikindi cyumweru gisigaye, kugira ngo Umwuka Wera akomeze kugenderera imitima yacu twese, baba abizera basanzwe, natwe dukomeje kugira amahirwe yo guhuguzwa ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo kizagaragaza yuko twanyuzwe n'ibyo twigishijwe, bizabe impinduka izagaragarira mu byo dukora, impinduka izagaragarira mu mitekerereze, maze nugaruka tuzagusanganire tudatsinzwe. Reka rero kubw'uyu munsi dukomeze guturiza imbere yawe, uduhe gukomeza kukwishingikirizaho, kuko ni wowe soko y'imbaraga, ni wowe soko y'ibisubizo ku bibazo byose, maze ibidukwiye kukuza ubukene bwa buri wese, ibi byatugiriwe umumaro, aba ari byo uduhana n'abakwizera bose, kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.